Bakunzi ba MTV rero uyu munsi tugiye kubagezaho amateka n'inkomoko y'izina rya Nyamirambo. None uyu munsi tugiye kubagezaho inkomoko y'izina Nyamirambo. Amazina y'ibice bitandukanye bigize igihugu cy'u Rwanda agenda yitirirwa ibintu ndetse n'imiterere ya hamwe n'ibikorwa byagiye bihakorerwa. Uyu munsi wa none rero AmiTV nk'uko bisanzwe ibagezaho amwe mu mateka n'inkomoko y'amazina y'ahantu hagiye hatandukanye. Mbonigaba Gamariyeri asobanura inkomoko y'izina Nyamirambo. Prof Mbonigaba avuga ko inkomoko y'izina Nyamirambo ivugwaho ibintu bitandukanye. Ati hari abavuga ko Nyamirambo ryaturutse ku mirambo y'abantu baguye mu gitero cy'Abanyoro bari baturutse muri Uganda bagatera u Rwanda, hanyuma bakaza kuneshwa bagasubizwa inyuma. Amateka avuga ko ngo haguye abantu benshi muri ako gace ugasanga huzuye imirambo. Prof Mbonigaba akomeza avuga ko ayo mateka nubwo avugwa ntaho yanditse ndetse nta bantu bayazi neza uretse kuvuga ko ngo icyo gihe hari ku ngoma y'umwami Mibambwe wa mbere Mutabazi. Ati burya amateka atarasigasiwe ndetse ngo abanditsi batandukanye bamenye uwo bayabaza akenshi nta shingiro aba afite. Umuntu yabifata nko kugenekereza ndetse twanabyita gushakisha. Prof Mbonigaba avuga ko inkomoko y'izina Nyamirambo rituruka k'uyu musozi kuko ari umusozi w'Akarambo bisobanuye umusozi urambuye. Ati iri zina ryaturutse ku misozi kuko buriya iyo witegereje neza ufite umurambi muremure uturutse kuri Mont Kigali ukazamuka Biryogo ugakomeza hose ubona harambuye. Prof rero Mbonigaba akomeza avuga ko inyito y'agace ka Nyamirambo ifite aho ihuriye n'andi mazina yitiriwe ibice bimwe na bimwe birimo Kanombe kuko habaga igitaka cy'inombe, Kabusunzu kuko kari agace gafite agasozi gahanamye cyane, Kimihurura, Kimisange, Kimironko byose byitiriwe ibintu byabaga kuri iyo misozi cyangwa se bikitirirwa n'imiterere yaho. Murumva rero uko bariya uko amateka bivuga ntago ari koko kubera ko buriya wa mugani ikintu kitanditswe n'abanyamakuru ngo babihamye koko ari ukuri ntago wabihamya ko ari ukuri, ni ukubyumva mu mateka gusa kuko ibintu bitanditse ntago biba bifatika. Rero nk'uko Prof Mbonigaba yabivuze, Nyamirambo urumva ko yaturutse ku gasozi n'ukuntu ahantu hateye, za Kimisange, za Kimironko, aho hose hitiriwe ayo mazina yahitiriwe bitewe n'imiterere yaho. N'ahandi n'utundi duce tugiye dutandukanye tw'u Rwanda hose bakahitirira ikintu cyahabereye cyangwa se n'imiterere yaho. Rero bakunzi ba AmiTV ibyo nari nabateguriye uyu munsi naha bigarukiye, ikiganiro nakagaruka, bye bye.